Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe, igitondo cy'ibyishimo abakunzi b'Intare Official. Muraho murakomeye, mwaramutse neza. Imana ibaha umugisha. Aho mbyutse mbasuhuza, bifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga nk'uko nkunda kubibabwira. Ni muri iki gitondo rero ndaje kugira ngo mbahereze amakuru, ya makuru y'umwimerere, ya makuru y'umureso utasanga ahandi uretse ahangaha ku Intare Official, babwira uko byaramutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano aho ikomeye, imirwano aho ikomeje kuba akasamutwe, ariko ukabona ko Wazalendo, FDL n'ubundi bakomeje gukubitwa mu buryo navuga burambuye. Muri teritwari ya Masisi FDL ziri gukubitwa, Nyatura ziri gukubitwa. Muri teritwari ya Rucuro noneho byabaye, sinzi uko nabivuga, byabaye ibintu bidasanzwe, kuko bari kuraswa abandi bagafatwa amatekwa. Ubona ko intare zasarambwe rwose ziri kubafata amatekwa benshi, abandi nabo bakaraswa, ku buryo naje umuvandimwe nabashije kubaza, arambwira ati uri muri za semuse, arambwira ati muri kino cyumweru kimwe guhera ku wa mbere ku mirwano yagiye iduhuza na mama 23 mu bice bigiye bitandukanye, abagera mu 111 bamaze donc nibo imaze gutakaza. Abo ngabo 111 rero uko yabimbwiye, yambwiye ati hari barashwe barapfa, abakomeretse intare zasarambwe zirabafata, noneho hakazamo n'abandi biripotinze ku ntare zasarambwe. Urukumva ko hari abiripotinze, abafashwe, abapfuye, abakomeretse. Aho ni mu gice cya Rucuro. Ndaza mbabwira nuko byaramutse hariya muri za Bukombo n'umundi, no mu gice kiri hafi ya za Tongo uri kwerekera iriya za Kazaroho uko byitwaye. Yes, muri teritwari ya Masisi naho ibintu bimeze nabi, kuko narindi mu bice byinshi bitandukanye, iriya za Karembe inza kuzamuka ngera hejuru za Hembe, ndi guhera hejuru ya za Mpati. Ubona yuko muri za Mpati umuhazi rwose uri kumva ko harimo ikintu bita ibombe, nongere nkubwire ngo bita ibombe, riri kuvuga mu buryo bubiri. Wazalendo bari gusubiranamo nkuko ejo nawe babwiye, uriya moto proclame wa Inyasi banyeganyega, ba Apollo, ba piloto bamwitabiriye, bari kumurasa. Abizi ko ni umu FDL ariko wigize umukongomani w'ahantu bita za Gomba cyangwa za Gasura. Abantu barahazi, Gomba iri muri lokalite Butare, ariko Gasura ifite agace kari muri lokalite Kahira n'agace kari muri lokalite Muhanga, ariyo iriya ya za Kibarizo. Umwe rero ambwira nti Inyasi abasirikari be benshi bari kwiripotinga bakamuvaho, bakiyizira kwa Apollo. Ubona ko arizo mbaraga Apollo ari kugira zo kurasa Inyasi. Noneho nyeganyega nawe akavuga ati reka nisunge Apollo, kuko Apollo ari umukongomani, kuko abo banyeganyega nabo ba Apollo bakomoka iyo hasi. Donc navuga ko ari mu malokalite amwe nabariya ba piloto, kuko piloto wenda ari muri iriya lokalite Karungu, hafite n'inka. Wenda hari igihe mvuga ati we yakagombye no kwigira muri ba 23, ariko yaza akareba umutungo we wafite iyepfo afite y'inka, agasanga ko Inyasa zahita zirya. Ntibuke yuko n'umugore we n'ubundi yishwe na bamwe muri bandumendime, umugore we muto, uri kumva yuko bariya n'ubundi avuga yuko nta kumvikana n'ubundi kuriho. Nageze rero hejuru, hari ba Wazalendo, hari abana bigaga imbere yanjye, navuga nk'umuhungu wize Ikanyatsi witwaga Make, ni mwene nyina umugabo witwa Seziros wari ufite amafuso. Manza nawe yaratunze umukobwa w'umugabo witwa Matwe. Magera kumbe umugore we nawe yarafashwe, kwa kundi baba muri defense, nengo ari yarabaye majoro, ngo nengo ari yesiye ushinzwe kwandika muri icyo gisirikari cyabo. Yarashwe, yapfuye,
apfana n'abandi barwanyi benshi. Ni amakuru. Apfana n'abandi barwanyi benshi mu bitero M23 yagabye ku birindiro bya Wazalendo bya Semusenyatura ku madifesi ahari hari witwa Bavuga. Colonel Bavuga iyo difesi intare za Saramye zayishenye. Hakaza uriya Mike Juliet. Mike Juliet rero ari we mwigisha, we ari kubona yuko ibintu byo za Wazalendo zirazanye turazirimo, akavuga ati no, twebwe ntabwo turakomeza kwivanga muri biriya byabo, kuko we akavuga ati we yaturutse kwa Gasongo cyangwa yavuye iriya muri Rucuro. Ati ngiye bano banyamasisi ibyabo byo gusubirana mureka nikwire mwakange karenge niho yaje za Mihara. Ariko za Mihara nawe yahuriye n'uva gusenya, kuko abasirikare 37 kumva nibo bapfuye n'imbunda 35 mu 23 irazifata. Uri kumva yuko ni ibintu navuga ubona ko bibaremereye mu gusubiranamo hariya, none hakiyongeraho ko byatije imbaraga mu 23 ku buryo iri kubasenya mu buryo bwuzuye hano muri Bashari Mokoto. Ikatwigisimbikire Bukombo na mukanya numvishe ibibombe nka bingahe biridutse nkariya hafi ya za Birambizo. Ariko ku makuru y'umwimerere nuko ari intare za Saramwe n'ubundi zibonye dukoko Wazalendo bari kugenda, none uburyo bariya muri Semuse bameze ntabwo babasha gushinga defense. Cyo ni icyambere, nta defense babasha gushinga kuko nta mbaraga bafite zo kuba bashinga defense. Icyo bari gukora rero ngiki, bari kuza bakagenda udutsiko 10 bakajya kuri kariya gasozi, irindi 10 rikajya kuri kariya gasozi, irindi rikajya nkari hasi mu Gihonomango, abandi bakinjira ahandi hano n'ubundi ubona hadasobanutse. Noneho bamwe bakarasiraho ngaho n'abandi bakarasiraho nkari hakurya. Ibyo bikadestabiliza donc intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe rero ikintu cyo ziri gukora ni ukuvuga ngo noneho ziri kubambika amakompora. RPG ziri gukora babona aho barasi ari 10 bahakubita amakompora nk'icumi, wenda ikompora rikaba rirabatwaye bose. Ni ukuvuga ngo ikintu kirimo urabona ko hari harimo navuga n'abafande bari hariya n'abantu b'indwanyi, murabizi wenda ari uburyo bagiye babihinduranya, bafata amasecteur amazone opérationnel, bafata nka zone opérationnel imwe bayihereza General Gaceri, indi bayihereza General Bodwe, hakaza n'indi zone opérationnel ubona ko iri koopera muri Sud Kivu, ariko ino uzamutse izagera muri Rubero ni zone opérationnel yande, ni zone opérationnel ya General Bodwe. Ubona yuko n'ubundi nawe ari kubikora neza. Mwaramutse ubona ko nawe ari kubikora neza hariya. Hakaza noneho n'abandi bakoloneli nka Colonel Gakufe, hakaza nka Colonel Badege. Ubona yuko nabo ari indwanyi n'ubundi z'umwimerere muri 23, ku buryo ibijyanye no kuvuga cyangwa kumva ko intare za Sarambwe muri biriya bice zishobora kuba zasubizwa inyuma ari ibintu bitapfa gushoboka, ahubwo FDL zari zirimo. Bavuga nk'imirwano ejo yabereye hariya muri Parike Nationale ya Virunga, uri kuva za Kazaroho. Ni ambiscade itari yoroshye yo 23 yateze aba FDL bari kumwe n'uwigize nawe, kuko ngo yari kapiteni. Abantu baramuza babaye muri FDL badukurikirana, n'uwitwa Tafi. Ngo baje gutegwa ambiscade, intare za Sarambwe zirabarasa uvuye hariya za Kazaroho n'ubundi muri iryo shyamba ryaho ngaho. Uri kumva yuko ibintu navuga yuko n'ubundi bikomeje gukomera, abatari baki barafatwa abandi barakomereka. Wenda mushobora kuzabona mu itangazamakuru, ariko mwagiye munabibona ko harabo berekanaga hariya za Nyanzare bafashwe mbere, ariko umunsi w'ejo hari abandi bafashwe hariya. Reka hano muri Bukombo naho wenda mavugeho gato, nuko abaturage bamaze gufata decision yuko batitwaje ngo General Dominique Ndaruhutse ari muri kare agace kiwabo ni nahavuka,
bo amakuru nuko bagomba kumutanga, bakamutangana n'ibye, bakamutangana n'abo bari kumwe bose, batitwaje ngo n'abana babo cyangwa nibo bababyaye. Kumva ko s'il vous plaît, ibintu biragenda bihindura isura, ubona ko n'abaturage nabo bakomeje kwakira neza intare za Sarambwe, kandi ubona ko banazishyigikiye. Reka twigire Pinga rero muri kino gitondo, Pinga nayo yongeye kwinjirirwa, bamwe bakavuga yuko ari intare za Sarambwe zibashimuse. Intare za Sarambwe zakoze operasiyo bita operasiyo Arede. Operasiyo Arede rwose ngo zagezemo ziza gushimuta bamwe mu batekinisiye bari bazanye hariya kugira ngo bazajye babafasha mu kuyobora drone zizajya ziva muri za Warikare, ariko noneho hariya bafite abandi bantu b'abatekinisiye, kuko ngo bashaka kugira ngo bafunge hariya Pinga, intare za Sarambwe ni za advancinge, bafungire Kibuwa cyangwa na hariya za Mingazi, kuko naho haracyariyo abasirikari bo kuri FARDC ndetse na wazalendo bo muri za CMC. Nibamara gufungira aho ngaho, ku buryo M23 itazabasha kwa advancinga ngo igere Warikare. Muri iri joro rero abatekinisiye babiri, bishobora kuba atari n'abakongomani, ari abo mu bindi bihugu simbizi, wenda biraza kumenyekana, bavuze ko baje gushimutwa, baburirwa irengero n'intare ngo zabajyanye. Niko bavuga, bamwe bakavuga ngo ni intare, abandi bakavuga ko bashobora kuba bashimuswe na za Nyatura zifite umujinya, ziri kuvuga ziti abangaba bari guhembwa ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari, twebwe ntacyo turi kubona, reka tube tuzijyanye. Ntabwo twamenya rero ngo babajyanye bimeze gute. None twaza gukurikirana ugasanga ko intare za Sarambwe hari imisozi hariya za Kobi, za Minzenze, hariya za Mpeti, imisozi yakikije ariko yegereye Pinga mu birometero bike rwose bitageze no muri 25. Intare za Sarambwe ngo zongeye kwatereka ibibunda biremereye ndetse zihongera n'abasirikari, nabyo byaje kongera indi panike idasanzwe hariya muri Pinga. Bamwe bari bazi yuko ngo muri iri joro, uko ngo umunsi w'ejo intare za Sarambwe zaziri gukora ama communication, bari bazi ko intare za Sarambwe zigiye guhita zataka Pinga, ku buryo abaturage bari batangiye kuvamo, ndetse n'abagore abakatanyama bahita babohereza inyuma ya Pinga. Donc bahita babavana muri centre babohereza ahandi. Uri kumva yuko nabo ni ibintu navuga bibakomereye, ibintu bibaremereye, ibintu bitaboroheye, mu gihe cyose bari guhita bikanga ko intare za Sarambwe zishobora kuba zigiye kwa advancinga. Icyo bakoze akaba ari uguhita bakuramo akabo karenge, bagahita batangira gukuramo ibyabo. Kumva uko navuga ko ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye hariya muri Pinga, ariko ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje gusatira uriya mujyi wa Pinga. Kandi koko nkuko wenda ndi kubibabwira, ngewe nari impibereye hariya, kuko nageze hariya kuri kiriya kiraro cyo bashenye cyagwiyeho drone, nako drone yaje kurasaho kiriya kiraro. Impamvu bakibasira ngiyi, bazi ko M23 yabonye imbunda nyinshi. M23 hari imbunda na buno ifite itari yarasisha, kandi izo mbunda ntizazitwara mu ndege, izo mbunda igomba kuzazitwara mu mamodoka. Izo mbunda zizagenda ari za mbunda zikururwa n'amamodoka, ari za mbunda z'amadonka n'amashari de combat, hakaza n'ibifaru. Zose mama 23 kugira ngo ibijyane nkira. Urabona wenda hano hari nk'imigezi twebwe twita ngo ni nk'inzuzi, kuko nk'umugezi wa Mweso ntago wawuvogera, umugezi wa Rushoga ntiwawuvogera, umugezi wa Ruhuru ntiwawuvogera. Noneho hari aho bigera ya migezi ingana na Nyabarongo, wenda abanyarwanda bazi Nyabarongo kuko wenda ndayizi. Iyo migezi ingana na Nyabarongo ikagenda ikongera igahura yose, ikaba niyo ikora Fleuve Congo. Niyo mpamvu 23 biri gukora biriya biraro, yamara kubikora
ni inyungu z'abaturage kuko imodoka ziragera ku baturage, ariko nabo bakahagirira inyungu kuko bazahacisha imodoka zihetse ibibunda bari kujya kwataka, kuko ziriya mbunda na biriya bifaro biri ku mamodoka ntabwo bazabiteka, ntabwo bazabirya, sibyo? Ntabwo bazabirya, nibyo bazabikoresha mu ntambara. Ibyo rero bisaba kugira ngo babone ibiraro, kubera ino migezi urareba wenda nk'iriya muri za hafi muri za Shabunda intare za Sarambwe zagiye zigenda, aho zagiye zigera, sibyo? Harimo naho imigezi minini bayita ngo ni inzuzi, nk'uruzi. Iyo ngiyo nayo ukabona ko hari ibiraro ari gukora. Noneho FRDC yo ikiri gukora iri kuvuga ati reka dusenye biriya biraro, M23 itazabinyuzaho iki imodoka, M23 itazahanyura iri kuza kutwataka, reka dutangira tubisenye hakiri kare. Sinzi rero ko ari umutima mwiza wo kuvuga ati gutangira gusenya ibikorwa remezo bifite inyungu abaturage ugatangira kubisenya. Murabizi nka kiriya kibuga cy'indege cya Kigoma ariya muri Warikane baragisibye, baraza bagiteraguramo ibibombe byinshi kugira ngo intare za Sarambwe zitazagikoresha, kuko zari zifite kiriya kibuga cy'indege cya Kigoma, bafite ikibuga cy'indege cya Minembwe, bafite ikibuga cy'indege cya Kavumu, bafite n'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibyo rero byatumye baza kubibombarda. Murabizi ko na kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe nabyo barakibombarize. Ubona ko nge navuga ko ari ubujiji cyangwa kutabara kwa FRDC bakora kwa Gisegeti kuza kubombarda ibikorwa remezo byari bifite inyungu abaturage. Ejo bundi M23 ni bamaze kugera kuri kiriya kibuga cy'indege cya Njiri, naho bazajya bavaze muri biriya bihugu by'abaturanyi za Brazzaville baze kubibombarda. Icyo gihe M23 nayo yahita yihimura kuri ibyo bihugu ikavuga ko ari ibihugu noneho bitangiye gutera abakongomani. Urabona nk'ubu ngubu ikintu wenda navuga ku bino bijyanye n'iriya bombardement aveugle za Gisegeti, bombardement aveugle za Chilombo, nuko Uburundi bushobora kuzabihomberamo mu buryo bwuzuye, bakabihomberamo mu buryo bweruye, biturukanye nuko ari bo bari gukoresha kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura, noneho bakaza kubombarda abaturage bo muri Minembwe, bakaza kubombarda abaturage bo muri Kabare, bakaza kubombarda abaturage bo muri Mwenga, bakaza kubombarda abaturage bo muri Uvira, hariya za Gatogoti la Plaine de Rusizi, wenda nuko batakiri kubikora, ariko ukabona ko bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri Tshisekedi, Chilombo na Monsieur Ntuza Evariste Ndayishimiye. Ubona ko bishobora kuzabagiraho ingaruka n'ubundi zitoroshye kandi zikomeye. Ndumva ko situation sécuritaire wenda no mu bindi bice, wenda hariya muri Katoyi naho secteur Katoyi naho ni muri yo twita Masisi Side, naho intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga, ku buryo muri iki gitondo n'ubundi hariya hafi ya Hôpital General de Référence ya Gatoyi intare za Sarambwe zisa naho ziri kwasatira. Ejo niho nababwiye ibya biri kubera n'ubundi hariya muri Rubero, muri centre ya Rubero. Babwira uburyo centre ya Rubero nayo imaze kuba encercler nka Uvira. Buriya Uvira wenda hariya muri Rubero naho bafite amazi na n'igihugu cy'abaturanyi bafite, bazahita bahungirayo. Ariko Rubero abazaba barimo bazafatwa nkuko abandi bafatiwe muri Goma, niko bizagenda, cyangwa uko bagiye bafatirwa hariya muri centre ya Rucuru na za Kiwanja. Intare za Sarambwe zahafatiye katanyama nyinshi. Ni ukuvuga ngo Rubero nayo mwitegure ko mu minsi mike rwose tuzabyinirayo intsinzi n'abakunzi bose b'intare official. Uvira yo iri mu manegeka rwose, murabizi duhora tubivuga. Ariko ikintu cyo nkunda kubwira abantu, hari abantu bari kumamagara bari kumwe ati mwo Bemba ati Uvira intare za Sarambwe zarayinaniwe,
ngewe niho mbasubiza nkababwira nti kugira ngo upange urugamba umanza wareba effectif ufite. Effectif ya mama 23 iragenda yongera rwose, agenda yongera cyane. Mwibuke yuko yatangiye ari abasirikari batarenze 3,000, ariko ubu ngubu bari kujya gupasingisha, hagapasinga 1,000 ibyo byose ntabwo baje kubyina cyangwa ngo nabaraperi, baje kurasa Gisegeti na guverinoma ye. Bandi bakavuga bati se Gisegeti ko batari gusaba imbabazi, suko ko ari kubona ko intare za Sarangwe zikomeje kwiyongera, nazisabe. M23 yo igihe cyose yahoraga iri kumubembereza, iri kumubwira ati waje tukicara tukagirana ibiganiro, umujamaranga tipe rwose arabihakana. Ariko ubu ngubu noneho we ubona ko ashobora kuzinginga ati tugirane ibiganiro na mama 23. Mama 23 se izabyemera? Amazi yararenze inkombe, amaraso yaramenetse, abana barabaye ibijorite, bari kurwana akicisha abasirikare, akicisha abakongomani. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko Gisegeti n'ubundi muri za nzira ze zo gutsindwa akomeje gutsindwa mu buryo navuga bweruye. Kambwire rero ngo intare za Sarangwe ongera komeze ku muheto, abasirikare bo muri FARDC, abarundi bo mushaka mwagenda hakiri kare kuko inkuba zigiye kubakubita, mugiye gura n'ikintu biti inkuba rwose zibanure. Icyo nabifuriza no kugira ngo mwambuke umupaka mwigire iwanyu. Abakunzi b'Intare Official rero ni byinshi, mana ndabizi ko ingenda imbere ikomeje kungenda imbere, mukomeze mu nsengere, mukomeze mufashe mbashe noneho no kwerekera muri kiriya gice cyo muri Sud Kivu, iriya misozi n'ubundi. Ariko se ko nabonye bari kugenda bavogera hariya, wenda ntabwo mamenyereye